injira harafunguye. Ego komanda Karekezi ndatsuhuza. Komera Karekezi. Komere cyane. Amakuru yo mu cyaro. Amakuru ni meza. Cyaro mbwire rero. Wasanze mukecuru ameze ute? Sanze ameze neza. Karekezi uzanye icyo gikapu uzanyemo iki? Si n'amapera uzanye? Igikapu cyane nta kintu kirimo. Ego ko nta n'ikintu uzanye si? Nta kintu kirimo. Aya ntabwo ibyo wabinkora. Ubwo si wazana n'akantu uzanye? Ntacyo. Ariko ego ko mana Karekezi. Nari nagukumbuye buriya. Ukaza nta n'ipera uvuye mu cyaro koko? Mu cyaro si kwa mukecuru ko nta muntu ukiyabagarira kwaba ntayarimo. None si wasanze mukecuru ameze neza? Mukecuru nasanze ameze neza nta kibazo araho. Mana ishimwe natwe turaho. Ariko nta nubwo twaganiriye ahorana abantu benshi. Harya warambwiye ngo ni umuvuzi? Umuvuzi ariko biragoye ibintu numvishijeyo. Ni ibiki si? Buriya rero kwa kaka hari icuma njandara muzi ukuntu kibamo imbeba. Habamo imbeba nyinshi. Ngo mugira ibintu rero dore imbeba zikunda ahantu hari ibiti. Muri abakire. Ngo muri abakire pe. Karekezi rwose. Nese ko mbona wavuye mu cyaro ushabutsera. Kaka wawe yaguhaye ibiki byatumye ushabuka? Narimba kumbuye. Ahubwo se Adibo wari he? Ko hari ibintu nashaka kumubwira. Adibo wari mu gikari. Ari mu gikari. Nese Adibo niwe wari ukumbuye cyane muri urugo we. Ko numvuje uri kumubaririza. Yego Adibo hari utuntu nshaka kumubwira ariko wewe kanze turaza kuganira sibyo sheri? Nta kibazo. Turaza kuganira. Yego komanda. Adibo Kareki amahoro se komera bite byawe mwana ni sawa tu amakuru y'iminsi ari ngukumbuye kabisa cyane nkanjye wowe iminsi myinshi mwana ntari cyane naragiye gusura mukecuru narabyumvise barabimbwiye naragiye ahantu ko hari imbehora imbeho ubusa imbeho nk'iri iwanyu hari imbeho kambe nambaye agapira ubu siko nje ntayo ndi kumva none se wiherega weho warayimenyereye wapi nta mbeho ijya ahangaha abantu rero ngo ufitiye amakuru ashyushye ukagira inkuru n'umunwa wo kuzibara cyo mbwira izo nkuru no mu rugo ni weho mbona ujya witonda utavuga ikintu ngo ugire rero nubwo uriya mukobwa ubona turi kuganira nawe urabizi ko hari ibintu nyine ugomba guhisha umugore nk'uko nyine abantu babivuga no muri rusange no hanze aha nanjye nabyumvise bya na Diane ngo musige mubanyemo akantu ariko kumva yakubwira ibintu ntuzabivuge ngo ubibwire mabuja kandi njye wabivuze uzi ko mama Diane tujya twumvikana se kamubwire uzi ko numvishije kamubwire buriya njye nayo n'abandi kwa kaka uriya mu mama ari kuja kwifuza ngo ntabwo abyara ibyo bintu biziho ubuhe mama Diane ntabwo abyara ibyo ngibyo ibintu ntarinzi ahubwo hari ibindi narinzi atari biriya ahubwo bumenya amakuru ese nta makuru ufite kandi bambwira bavuga ngo ntuza ngo uramu uyu musirikari ngo mugire icyo mupfana tugira icyo dupfana kurangiye nagize ngo bakoreye ikintu ntabakeneye gukurikiza Diane cyangwa sha nawe nzakubwira ibintu bivuga umve ntabwo nakuva mu mani ahubwo ujye umpa amakuru nongere kuyo mfite nibe ko havamo ikindi kizima wagize ngo ibyo ngibyo wamenyeho abimenye uzi yagusiga amahoro ntabwo yagusiga amahoro icyo mbikubwiriye ntabwo nakuva mu none se Kareki uzi ko mperuka ibyo neza kujya neza ukiri aha ngaha utaraje mu cyaro gusura mukecuru ngo iki mani inzara izakwica none se bosi kwaza aha ngaha uri kubona nabyaye twumva wavugaga ko batatwumva mama Diane ntawe uri aha ngaha yagiye gutembera kuva mu gitondo uraho mukecuru wiriwe yego makuru ni meza mumeze muteye turaho murakomeye cyane wari usanze ngiye ari wari ugiye he ndagiye hari umuntu ngiye kureba wantumye umuti niwe nari nkujyane nawe ndagukeneye cyane nshaka iki sikara tukuraza gahunda twavuganye
ntabwo twavuganye umukiriya nakuzaniye se ntabwo wamubonye naramubonye yaraje yambwiye ko byaciyemo neza nta kibazo ngo waramuvuye neza ubwo rero nje kureba nyine yazaga no twavuganye n'ukuntu uzankora mu ntoki none sinzagenda ahora ndagukora mu ntoki yewe mwana we niko kazi naje gukora none njye we wagiye umva agahenge ukandeka nkikorera ibyo ngomba kwikorera niba cyo nshinzwe ari ugutanga umuti nkawutanga nkawuha abawukeneye wagiye umpamaho abawukeneye njye ubazana none se uzasigeho urorere nje kongera kubanzanira urayama cyangwa ayahe uraja kunde ngoho jye ujye kubihumbisha nawe uramasera ndakwiyamye madam ndakwiyamye ntukaze kundwaza umutwe dore ndisaziye ndeka nikorera ibyo ndikorera none narabivuze abakecuru barasiga iminwa nari naravuze ko bazandyarya ntuguhebura uko bampaye udufaranga ntuguhe umfasha kujya gushaka iyo miti muha ufasha gushaka kujya guhamura kandi ufata urugendo nkajya kubikora niba uzanye umuntu uzamuzane muvure nabona namuvuye njye azaza kunshimira mpereza ya nyuma turangiza ndi kuguhamurera ahubwo mvira hano urayama nutayamaye bijye kumugaragara taha nje ntacyo ndi kuvugana nawe ndakwirukanye umvire mu rugo akazi kawe ntuzongere no kungarukira aha ngaha ntuzangarukira aha nje hoshi umajije gukira abakiriya nka 50 bari ku murengo ni mubi ko ayurayama nanjye ko ntoroshe ntayo mfite nanjye ntabwo ntoroshe ndisatse ndakwiyamye kandi mani kareke hari n'ibindi bintu utazi wewe mfasha dushaka amakuru turebe uburyo nyine twahangana n'uriya mudamu harimo n'akantu buriya tubonye amakuru afatika tukayabya mukuru wanjye serious wabonamo agaceri gatubutse uzi ko wabona amafaranga arenga miliyoni kandi harimo agaceri noneho hari gahunda ndagufasha none hari n'ikindi rero utanurazi ahubwo kwanza ntabwo uzi ejo bundi cya kigabo kivuga ko bagahinda igira urahazi bagahinda igira igiri wamuja mu inshuti yanjye oya yaba ari mwene nyina ntawe uzi ko namusanze umungumu mu nzu okay namusanze mu nzu n'ibyo ngibyo ntabyo wari uzi namusanze mu nzu serious noneho n'ikindi ni uko utanabimenye byari nakubye byose byari byo nibo bari bagiye kunyica ariko mani nanjye nigeze kwikanga uramumabuja ahagararanye n'ikigabo ku muhanda ntiwumva ahubwo dufatikanye tuze kuzabibwira mukuru wanjye weho ndabizi azagufatira atazakuremera ubuzima ibintu azagukorera uzaba urambye uzajya mu cyaro uragura amasambu uze kumufasha kandebe ukuntu neyeranja ngo ushakire ibyo kurya ndabona inzara yanjye inzara imeze nabi ngo bikore gute sawa fa kwakwanya ariko se ubundi uyu mukozi njya nizera nkamubwira ibyahangaha buriya ko njya mbona akundana na Diane yazavamo akabibya Diane ugasanga bibyenye na wa Diane noneho banyica tu ubanza bancukurira muri fose akaba arimwo banshira ariko nta kundi kizabo ubu koko nanubu narakubwiye ngo ibyo bintu by'abana nukongere kubimbira reba igihe nategereje koko utegereza nyine ukomeze wihangane buri munsi saa 5 nimugoroba saa 5 nimugoroba nicyo kiganiro mu gito buri saha ukambwira ibintu byo kubya Diane nagahari naguhagiye akomeye ufite ikibazo namanze ushaka kumporofuka ariko nta kibazo ufite nta kibazo mfite nta kimwe uretse wowe wagira ngo sinzi byakuzuye kanze ndaza burakubireba ukumvangamira nukuri gerageza nyine nawe unyumve cyangwa usigaye uranca inyuma ntabwo kwica inyuma bondi ibyo byo ntabwo nabikora kandi nawe urabizi ko nabikora ahubwo nawe satana ni mugwa kungaburira ibitutsi byawe ngabana bana reba ikibari bamaye cy'amezi 6 koko nirasise wowe wabiteye uncira kunyeke ngo umwana ubundi umuntu yasa amate nayo magambo yawe ngana bitamaje kurangira yego ihanganiro dukomeze dusenge ihangane ngize ryari ihangana ariko ngiye ningiye wishimye ariko mu madiya tugenda vuga ukamvugiramo koko none se nagari wowe babiterega nawe buri kundakaza utinyuka buri ndatinyuka si kiso byose wowe wabiteye reba igihe cyose gishize sibyo urebe n'ikibari bamaye ibyo biganiro by'abana ndabirambiye hano muri uru uri kugira iki gihe cyose kizapfa ubusa koko nta kintu dukoze nta kintu kizima kivuyemo koko none se uragira ngo ngiye mbigenze sinzi ukuntu usigaye umeze nitwaye neza muri iyi minsi inshingano zose ziri kuzubahiriza ahubwo ni wowe ufite ikibazo menya hari undi mugabo ufite buriya muri uru rugo nta wundi mugabo mfite ni wowe hari undi ubona tubana hano yabura amaje kubibona rwose buriya hari undi mugabo ufite wambabari nuzi uri kugira ngo iki nta kindi kintu wavuga kitari icy'abana muri iyi ndaze kukwigaho neza namaze kurambirwa ibiganiro by'abana narabihaze cyane sinshaka no kuzongera kumva ibintu by'abana ariko se ushaka kugira nzashire maneko ku mugore wanjye ungiraho maneko se kubera icyo ushingiye ushaka kugira nzashire maneko tutabyaye umwana wa kabiri
uzanciraho maneko kubera iki? ahari buriya wasanga hari undi mugabo ufite hano hanze nta aratazi. wundi mugabo mfite ni wowe wenyine. Ndaza kubireba neza mbimenye urukumva. ahubwo ndumva nanameze neza. Ndaza kubireba. Reka nze ngenda ariko ubimenye, ndashaka amakuru neza ubwo ndabimenye. ugerageze niba hari icyo uri kunyeka nuko nyine tureba, ariko ngenzi ko ntacyo umutima ari kubera iki buriya utinyuka cyane gute wifata buriya ukaza kundeba iwanjye mu rugo. ari uzi ko utagira isoni gute utinyuka ukaza kundeba iwanjye nta n'isoni iwanjye mu rugo koko. umva ndashaka gukora akazi washa kugakora vuba vuba. hari n'undi muntu ngwino nkwereke bya bintu mabuja ibintu ari kuvuga ibiki ngwino nkwereke. ndashaka ko uza hano nyine ukandeba. ndashaka no kuguha akazi nibiba ngombwa unsaba amafaranga yose ushaka. nuriya mugabo twamuhitana ariko iyi mitwaro nkabona imvuye ku mutwe. gira unyaruke ikibazo si amafaranga, nzakongera andi mafaranga ayo ushaka yose nzayaguha ariko mbone ibibazo birangiye. banguka sawa. mana yanjye koko